Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza abakunzi bacu abo tubana kuri Nta Mikino Online TV, namwe mwese mugenda muza mukabasha kumenya channel yacu bwa mbere, ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza umugisha uturuka ku Uwiteka, mugira amahoro y'Imana kandi muhirwe mu byo mukora byose. Ngarutse kuri mikrofone kugira ngo mbagezeho amakuru yerekeranye n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara bigaragara ko imeze nabi cyane kandi iri ku rundi rwego n'iyindi ntera, noneho bigeze bikagaragara ko ikibazo Kongo yabanje kumera nk'ihagaritse imirwano, irareka M23 iridagadura ikora ibyo ishaka, ariko ifite igipimo cyo kubanza kunoza ibyo batagetingaga muri diplomasi cyangwa se mu bubanyi n'amahanga cyangwa se muri politike yabo, ariko bikagaragara neza ko uyu munsi abakongomani aho bava bakagera bari kubyina toto victory. Ngarutse ku makuru rero ku butaka bwa Kongo cyangwa se no muri intambara iba ihuza ihuriro rya M23 n'ihuriro ry'ingabo za FARDC nk'uko bivugwa, nta n'umwe urwana ku ruhande rwa rumwe, byavuzwe kenshi, ari nayo mpamvu Kongo yabaye isa nk'ihagaritse intambara, ngira ngo ni ugutsindwa kwa Kongo cyangwa no kurushwa imbaraga na M23 n'abayifasha, ariko biza kurangira Kongo igaragaje ikarita yayo ko ifite abajyanama ibyo byose bareba kure, barushijeho kubabwira bati mutware ibintu gake, hari ibyihutirwa, ntabwo igikenewe ari kurasa gusa, hari ibyihutirwa. Birangira rero Kongo bigaragaye ko ikarita yayo bari kuyikina neza kandi bafite intsinzi umunsi ku wundi. Tugarutse kuri iyi ntambara rero, amakuru ari kuvugayo ni menshi, ariko bibaye ngombwa ko ngaruka kugira ngo mbagezeho amakuru nyirizina uyu munsi ari kugaragaza ko M23 uyu yihagarariye washinzwe umutwe wa politiki wa AFC, Alliance Fleuve Congo, uyu mugabo Colonel Nanga wahoze ari Somambike wa Perezida Joseph Kabila, akaba yarahoze na komisiyo y'amatora ya Kongo, ubwo ni Seni ya Kongo. Bigaragara ko ngo bakoranye na M23 hafi kugeza ubwo ngo Joseph Kabila yamubwiye ati shinga ishyaka ufashe M23 turagushyigikiye, turagushakira inzira turazigucira, byose agenda bigeraho. Ariko biri kuvugwa ko noneho uyu munsi bamaze kubona ko baruhiye ubusa, ahubwo hari urubategereje. Biri kuvugwa neza ko amakuru dufite atariho ivumbi ko Colonel Nanga ari gusaba Tshisekedi, ari gusaba ubutegetsi bwa Kongo ko baganira bakava mu byo barimo cyangwa batangiye ibyo gutekereza gukata Nord Kivu na Sud Kivu ngo ibe leta yigenga y'abarwandofone, ibyo bagomba kubivamo. Ayo ni amakuru dufite atariho ivumbi rero, kandi tubasha gukura neza imbere muri Kongo, dushingiye ku bimaze iminsi biriyo cyangwa se ku bintu byamaze kujegeza M23 n'abashyigikiye ku rwego rwa politike mpuzamahanga. Turi kureba ku byemezo biri gusohoka muri UN, muri European Union, mu bihugu bitandukanye, uburyo Afurika yose ibihugu byasaza byasizoye ngo UN ifatire ibihano u Rwanda cyangwa na M23, ukareba n'ibyo ibihugu by'Uburayi cyangwa se n'ibihugu bya Amerika uburyo byasaze byasizoye. Ibyo byose nibyo byazamuye iyo pressure, bituma uyu mugabo Colonel Nanga n'abamufasha cyangwa se n'abamugira inama bavuga bati umukino turabona ko twamaze kuwutsindwa mu buryo bwa politiki no mu buryo bw'intambara. Ntabwo Kongo yabuze ibitwaro cyangwa se yabuze abayifasha, murabizi ko SADC iryamiye amajanja kandi banze kurasa, bategura ibihugu bizabafasha. Urutonde rw'ibihugu bigera ku 9 byose byemeje kwinjira muri iriya ntambara. Ni ibintu rero bikomeye, ariko noneho nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanja dusanzwe tubana, ukande subscribe, liking, sharing, commenting, tuzajya tukugezaho n'ubundi amakuru umunsi ku wundi nk'uko ari kandi nk'uko bimeze kuri Nta Mikino Online TV. Gira ibihe byiza rero, reka dutangira amakuru yacu nk'uko nari mbibabwiye mu ncamake, nuko ibintu bimeze nabi cyane muri akarere k'ibiyaga bigari cyangwa se ku butaka bwa Kongo nyirizina. Ibintu bimeze nabi, ibintu biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo Kongo uyu munsi nk'uko nabibabwiraga haruguru, imaze ibyumweru 2 imeze nk'ihagaritse intambara. Amakuru yagiye avuga bitandukanye n'abahanga n'abasesenguzi nuko no gufatwa kwa Goma atari uko Kongo yarananiye kurwana, ahubwo yari irimo gukora icyo bise jeu politique. Ni umukino wa politiki yakinaga, kuko n'ubundi ntabwo gukomeza kurasana na M23 batarabasha kuvuga ngo M23 ifashwa na bande, ishyigikiwe na bande, imbaraga zayo zikura he. Ntacyo byari bibamariye kubarasa ngo babasubize inyuma n'ubundi bazahure muri ya mikino yabo, ahubwo bashatse kuvuga ngo reka dushake uburyo
tubanza gukina umukino wa politiki kuko na M23 ibigaragara ntago ari ukurasa gusa, harimo ikibazo cya politiki gituma uru rugamba ruhoraho dukomeza gukora twisubiramo. Birangira rero Kongo ivuze iti reka dusubire inyuma, tubemerere bakomeze bavanse, ariko dukomeze kubata mu mutego wa politiki. Bigaragare ko M23 nta bushobozi ifite bwo kuba yahagarika ingabo z'amahanga, ingabo za Kongo, ingabo z'abacancuro, hari izindi mbaga zibiri inyuma, bizamura tansiyo ya kominote mpuzamahanga. Birangira ikibazo cya M23 kitangiye noneho gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwa politiki, yaba umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, ubwo ni European Union cyangwa se ni Union Européenne na ONU, bose birangira bakinjiyemo. Uyu munsi noneho byamaze kugaragaza neza ko M23 n'abayishyigikiye ibyo ari byo byose, dushingiye ku bintu biri kugenda bisohoka muri European Union, muri UN, ari uko ikibazo Kongo ifite atari M23, ahubwo ikibazo ari u Rwanda, ngo na bamwe bigaragara ko bari inyuma y'M23 cyangwa bamenye ko bazobereza ntambara zo muri Kongo ari bakomeza kubafinansa. Nyuma rero y'uko United States ifashe ibihano kuri Retired General James Kabarebe, umwe mu bagaba bakuru b'ingabo za RDF, umwe wabaye chef d'état major mu gisirikare cya FARDC cyangwa se wayoboye Kongo ho igihe kitari munsi y'imyaka 2 ayoboye igisirikare. Bavuze bati uyu muntu ni katazeri w'intambara za Kongo, agomba guhanwa, kandi ntago mbere y'uko dufata ibihano ku Rwanda, uyu muntu niwe ugomba kubanza gufungurirwa ipaki y'ibihano. Amerika irabitangaje, guhanwa na Amerika. Rero babwiza ukuri, baraba bagira ngo Amerika ntago ishobora kukwitunanga ngo iguhane idafite ibyo ibona igomba kugukuraho ngo baguhombye cyangwa se bajyane imitungo yawe. Bari abazungu narabwiye ngo barusahura mu nduru, nta nyungu nyirizina bagera zo guhana James Kabarebe, ntacyo bari bumukureho. Ibyo ni ibintu byagaragaye nuko bazi ko afite imitungo mu bihugu bitandukanye. Ni umwe mu bantu bakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni umwe mu bantu bafite ibikorwa remezo bitandukanye, ni umwe mu bantu bazwiho ko bafite amafaranga, yaba mu gihugu yaba no hanze, bafite ama investment akomeye cyane. Noneho rero bikaba byamaze kuzamura tansiyo. Ubwo mu gihe aba banyamerika bakoze ibi, n'abanyaburayi turabizi nabo ntiboroshye, nimba bazi ko bafite business, hari icyo bari bukore. Ariko noneho ikaba tansiyo yakomeje kuzamuka ku ruhande rwa M23 cyangwa se AFC, Alliance pour le Fleuve Congo. Ikibazo ku Rwanda bakomeje gushyira mu majwi, bikarangira noneho babyeruye buri gihugu cyose cya Afurika. Abakurikiye speech y'ejo bundi muri UN, ibyavugirwagamo nuko njyewe narabyiyumviye, buri gihugu cyose hafi 98% byashinzaga u Rwanda ko rugomba guhanwa, rugomba gufatirwa ibihano, cyangwa se amahanga atagomba gukomeza kurebera. Ibyo rero nk'uko muri UN bavuze ngo inama ibaye ya nyuma, bagiye kwiga ku bihano byo guhana u Rwanda, byazamuye igitutu gikomeye, byazamuye tansiyo ikomeye ku uyu mutwe AFC. Uyu mugabo Colonel Nanga yamaze kubona neza ko yashutswe, dushingiye ku makuru tuvana kuri buriya butaka bwa Kongo. Yinjizwa muri politike bazi ngo bizabahira nk'uko byari bisanzwe, ariko birangira we atawe, bigaragara ko imisazire cyangwa se amasaziro ye atari meza. Hari byinshi bimutegereje, kuko n'uvuga ngo ubundi iyo utsinzwe politike cyangwa umukino wa politike wayinjiyemo ugakora ibintu biri politike bikarangira uferinze, ushobora gupfa cyangwa se ugafungwa ubuzima bwawe bw'iherezo bwawe bwose, cyangwa se n'ibyo wari ufite byose ukabihomba. Nuko abanyapolitike baho, cyangwa se nuko politike imera. Iyo uyikoze nabi ukayikina nabi iragukina. Nibyo byamaze kuba kuri uyu mugabo Colonel Nanga wa AFC. Uyu munsi amakuru dufite nk'uko natangiye mbibabwira, nuko ari kwinginga Perezida Tshisekedi ngo baganire. Nta kindi amusaba, ntago ari ukuganira, kuko nka bya bindi M23 yavugaga ngo bagomba kuganira bakayemerera uburenganzira bwo gufata Nord Kivu na Sud Kivu ikaba leta yigenga, bagakora icyo bise balkanisation, cyangwa se bakaba bayisatuye kuri Kongo. Uyu munsi imvugo si iyo ngiyo, arashaka kuganira na Tshisekedi kugira ngo arebe ko Kongo yaca inkoni zamba, ibihano cyangwa se imipango bari kubapangira byahagarara. Ariko wakwibaza ngo, cyangwa se nakwibaza ngo, ibi bintu Perezida Tshisekedi ari bubyemere?
uburyo Kongo bayibarishije imibare bakayishora mu ntambara zidafite umutwe n'ikibuno, ikarwana intambara zo kurengera ubusugire bwayo, ibintu Kongo imaze gusohora n'uburyo yabarwaje muzungu M23, ibi mikino Colonel Nanga azanye ati noneho nyakubahwa, ubu noneho ndabona undenzeho, ndabona twaganira, uca inkoni zamba turebe ko ibintu byarangira mu buryo bw'amahoro. Murabona iyi mikino Tshisekedi yaba kiramwanzi wa mugani nk'uko bajyaga bamwita, ibi bintu ari bubyemere? Bavandimwe bakunze ba Nta Mikino Online TV, njye narababwiye ngo nzajya mbagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe, amakuru ari officiel. Nuko uyu munsi rwose mu buryo buri politike, mu buryo bwa diplomasi no mu buryo bw'intambara, turebye igisirikare cya Kongo base arrière gifite, tukareba na M23 base arrière ifite, ntago ari ibintu byananiye kurangira, ahubwo ikibazo Kongo yagize n'abayifasha baravuze bati imikino ya M23 n'abashyigikiye turayirambiwe, mubareke bakora ibyo bashaka, tubandagaze, tubafatane igihanga ku rwego mpuzamahanga, birangire buri umwe abigendeyemo, turebe ko twarangiza intambara burundu. Kuko M23 ntago ifite ni ukuvuga ngo strategie nuza base strategique yayo cyangwa se position strategique yayo ntago ariko nubwo bigaragara ko ifite ibigo bya gisirikare za Canzu na Runyoni, ariko biriya ni agakingirizo. Bavuga ko M23 ifite aho ikomoka mu bihugu bitera inkunga, aribyo byashyizwe mu majwi na Kongo, cyane cyane ko ari u Rwanda, ariko n'abandi bakagenda bavuga ko na Uganda irimo, cyangwa se mo kimwe ariya systeme benshi bagiye bavuga ngo barashaka gusatura Kongo, barashaka gukora ibyo bitaga ngo na Empire Hima. Ibyo ni amakuru yagiye avuga bitandukanye kandi bikagaragara dushingiye ku mvugo za Muhozi ko nawe rwose ibi bintu ari cyo kintu bakomeje kugenda bashaka ko bakora. Ariko noneho kibaza ngo mwabantu mwe, iyi Kongo niba imajije gukora uyu mukino wa politike, bikagaragara ko koko noneho Kongo yagize abanyapolitike bareba kure, cyangwa se ifite abajyanama bayirebera kure mu buryo bwa politike cyangwa bwa diplomasi, ibashije guhangara n'aba ba perezida bo muri aka karere, yaba uw'u Rwanda cyangwa uwa Uganda, bakabasha kubakoma muri politike mpuzamahanga ku buryo bigaragaye ko babatsinze muri politike cyangwa muri diplomasi. Iyi Kongo murabona neza ko yabararushijwe noneho intambara yo ku butaka bwo kubita M23. Urugero ku rupfu rwa Makanika Umusibejo, ntabwo Kongo yananiwe kurasa M23 ngo irase abayobozi bayo cyangwa se igaragare ko yabatsinsuye, ntabwo byabananiye, ahubwo bo baravuze ngo reka tubareke tubanze tubambike ubusa ku karubanda, tugaragaze n'ababashyigikiye, turebe ko isi yose yabaviraho indi imwe ikabahana, noneho tuzabakubita turimbura uwo mutwe, tubarimburana n'abashyigikiye ku buryo iyi mikino itazongera kuba ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo Tshisekedi bimaze kugaragara neza ko politike yari politike, bigaragara ko yabyawe n'umunyapolitike koko, umuhungu wa Antoine Tshisekedi. Bigaragara neza ko yabaye perezida afite muri we mu mitsi no mu misokoro harimo amaraso ya politike. Ibi bintu rero bikaba bigaragaje ko neza urupfu rwa Makanika cyabaye ikimenyetso gikomeye ko batananiwe kurasa M23. Byagiye bivuga ko yigeze gushaka kurasa Colonel Nanga bakoresha zira drone, ariko baravuga ngo si igihe, ngo yari kumwe n'abantu 5-6 babona ari nk'abasivili, ariko ubundi nta musivili ugendana n'abasirikare, biriya ni ukubeshya, n'ubundi bari abanyapolitike bagenzi be cyangwa se bari abasirikare bambaye civile. Ibi byabayeho suko kurasa uyu mugabo chef wa M23 Sultani Makenga Emmanuel byabananiye? No, ntago byabananiye, barabaretse ngo imyaka ibaye myinshi, reka tubanze tubareke tubambike ubusa ku rwego mpuzamahanga, igihe cyo guhaguruka ngo tubarase kizagera, tubarasa turimbure M23 cyangwa se n'abayishyigikiye bayo bamaze guhabwa agasopo cyangwa bose bajyane. Ibi bintu rero uyu mukino wa Kongo bikaba bimaze kugaragara ko Kongo iri kuwutsinda ku kigero kirenze 90% ukurikije M23 iyo cyane abayishyigikiye ibyo barimo, kuko ni ukuvuga ngo uyu munsi dosiye ya Kongo ntago Kabare begeza yigaragaramo, nta nubwo akiri muri akiyoboye etamajoro y'u Rwanda tuvuga ngo ni wohereza ingabo. Yego ni umujyanama mu bya gisirikare, ibyo birazwi, wa perezida. Ikindi cya kabiri akaba ari ushinzwe politike na diplomasi muri aka karere k'ibiyaga bigari muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga.
ni umuntu ibyo ari byo byose ufite aho ahurira n'ibikorwa bya politiki, ariko si umusirikare wambaye inifomo, cyakoze ashobora kujya inama kuko ni umusirikare wa RDF uzwi kandi w'ibigwi, ariyo mpamvu icyo kintu bacyuriyeho ariko bakamuheraho nk'umuntu bazi ko afite ibyo bafatira. Ntabwo uyu munsi bari kujya kwitendeka, bari kwitendeka kuri Mubaraka Muganga chef d'état major bazi ko nta mitungo afite muri Amerika cyangwa se n'i Burayi. Aba ari abazungu nababwiye ngo nibarusahura mu nduru, ariko hari aba baciye amarenga bavuga ngo nimba u Rwanda bamaze kurushyira mu majwi bavuga ngo tugiye kurufatira ibihano cyangwa se na M23 yose ifatirwa ibihano. Ntabwo ibi bintu bari kubikora kuko ari abaswa, ntabwo bari kubikora kuko batazi ibyo barimo. Mwa bantu mwe, iyi ntambara igiye gufata indi ntera cyangwa se ibintu bigiye kugera ku rundi rwego rukomeye kandi ruteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo Kongo nimba muri ibi byumweru bibiri bishize iyo yarasaye nk'iceceka, M23 ikivovota ikava Goma ikamanuka igafata Bukavu bakayihorera, igakomeza ikisarara igatangira gushaka kwerekeza iyo za Warikare cyangwa se naho mu Minembwe hose, ariko bagakomeza kuvuga bati mu gihe umukino wacu wa politike turi kuwukina neza, reka turindire dukomeze twirize nk'abana barizi, kandi ntibabuze imbaraga zo kurwana. Ibi bihugu bibashyigikiye ntabwo byabuze imbaraga zo kurwana. Ntabwo bambwira ngo Afurika y'Epfo cyangwa Chad cyangwa Angola cyangwa Burkina Faso cyangwa Niger nk'ibihugu byamaze kohereza ingabo na Malawi, yemwe n'Abarundi basubiye inyuma bajya kurinda ngo urugo rwabo rw'i Burundi, ntabwo bari bananiwe kurwana, ahubwo ni cya kibazo bavuze ngo reka tubanze dukemure ibibazo biri politiki ku butaka bwacu, kuko ibi bintu dukomeje muri iyi mikino yo kuvuga ngo turahangana, ntabwo imbaraga zakubise M23 2013 uyu munsi zabuze. Ntabwo M23 yo yubatse kuruta uko SADC yiyubatse. Ibi bintu buri muntu wese njye narababwiye, ndababwira ngo iyi ntambara, abantu bifuza intambara bakayinyegeza, ntabwo bazi ibyo bifuza. Kongo iri gukina neza intambara nk'uko ibona yayiteguye kandi ku murongo. Noneho rero ukibaza ngo nyuma y'uko James Kabarebe leta y'Amerika imufatiye ibihano, nyuma y'urupfu rwa Colonel Makanika komanda wa Twirwaneho, nyuma y'uko uyu mugabo Colonel Nanga wa FC ari gutekereza gupfukama imbere ya Tshisekedi asaba imbabazi ngo barebe ko ibibazo babirangiza mu mahoro yababarira, hagiye gukurikiraho iki sasa? Uretse ko aya ni amarira nk'ay'ingona ya Colonel Nanga cyangwa abamushyigikiye, nuko nyine muri politike burya ngo nta wiyima umwima, hari agomba kugerageza amahirwe yakareba ko bishoboka. Ariko muri politike nuko ibintu uburyo imikino igenda ikorwa cyangwa se uburyo ibintu bigenda bisimburana, nuko umuntu uwo ari we wese aba agomba gukoresha ikarita ye nk'uko ayifite, byamuhira bikamuhira, bitamuhira ntibimuhire. Aricyo kintu uyu mugabo Colonel Nanga yakoze imbere ya Tshisekedi. Noneho turebe nyuma y'uko bigaragaye ko M23 itangiye gucibwa intege muri komite mpuzamahanga cyangwa se AFC nyirizina n'abayishyigikiye, cyane cyane dore ko isi yose yaba Burayi yaba Amerika yemwe n'Abarusiya n'Abashinwa n'abaki bose, ku bantu bakurikiye Conseil de Sécurité ejo bundi, nuko bose ibyo bihugu byose uko bingana bahurije noneho ko u Rwanda rugomba guhanwa. Ibaze namwe ibi bihugu byose bikomakomeye, Ubushinwa, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Amerika, ibihugu bisanzwe bifite ijambo mu muryango w'abibumbye rihoraho kuko ari bitanu, bihuje igitekerezo ngo aba bantu bahanwe. Ese murumva koko guhanwa koko warusimbuka utagomba guhanwa? Ahubwo tukibaza ngo biraba ibyoya ntibiba amaraso. Ibihano bashaka guhanisha u Rwanda ni ibihano ki? Kumva bashaka ngo kuruha isomo nk'uko byavuzwe muri Conseil de Sécurité. Ibi bihano ni ibihano ki? Birarusiga hehe? Umunyarwanda waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo ukurikirana Ntamikino Online TV, ibi bihano ibihugu rutura byose biri kwikonsantara bivuga ngo u Rwanda turufatira ibihano. Ibi bihano birasiga hehe iki gihugu cyacu? Ese biradusiga murabona biri burangire gute koko? Ko ibintu bitoroshye kandi bigaragara ko bigeze kure, amazi ibintu ari nk'amazi abira. Ibi bintu birakomeye cyane, mbuze imvugo nabikoreshamo. Mw'abantu mwe, ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi ibyo Tshisekedi yagiye atangaza cyangwa se imikino Kongo yatangaje yo kwirizariza, yo kwikura mu ntambara batananiwe kurwana, yo gusubiza abasirikare inyuma, yaba muri Goma yaba muri Bukavu, bagakomeza gushukashuka
M23 byageze naho murabizi ko Emmanuel Macron yasohoye itangazo abwira M23 ngo muve aho ngaho, we yari arimo kubireba ibintu bigiye guturika muri UN cyangwa n'iki, ariko baravuga bati n'ubundi homba na homboka, turasubira inyuma tujya he, turakora iki ko n'ubu n'amazi yarenze inkombe, tuzapfa turwana tuzapfa kigabo. Ibyo rero bikaba byamaze gutera ikibazo gikomeye, ku buryo nimba Conseil de Sécurité cyangwa se UN yose yaricaye, ugasanga ku kigero kirenze 95% buri muntu uhagarariye igihugu cye avuga ngo u Rwanda u Rwanda u Rwanda u Rwanda u Rwanda. Ibi ni ibintu bikomeye, ndagira ngo mbabwire ngo muri politiki dukurikije amateka y'isi cyangwa se n'uburyo iteye, iyo batangiye kukubona nk'umuntu ubangamye biba bigaragara neza ko wanzwe kandi batakwifuriza ibyiza. Abazungu ni uku bakora, narababwiye ngo nibasarura mu nduru kandi bajyaho inyungu zabo ziri, kandi bagaharanira ko ibyo bifuza kugeraho babigeraho nk'abantu beza kandi aribo nkozi z'ibibi. Ibi bakoreye James Kabarebe, urabizi ko bahereye kuri Ruvusha bamuhana, hari n'abandi basirikare benshi bo muri RDF bagiye bafatira ibihano, birangiye basingiriye Kabarebe, umuntu utakiri mu gisirikare, ariko bakavuga bati uriya niwe wakomeje kwenyegeza cyangwa se akomeza kubafasha. Birangiye bigaragara neza ko ibi bintu bigiye gukondoka ku gihugu cy'u Rwanda, rukaba rwakwinjira muri situation itari nziza hejuru y'ibibazo by'intambara ya Kongo. Birangiye ibintu biri kugenda bigaragara neza ko bitari kugenda bimera neza. Ibyo ari byo byose Perezida Paul Kagame cyangwa se n'ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwugarijwe n'ibibazo bya politike. Birangiye iri shwana ry'u Rwanda n'Ababiligi cyangwa n'Abongereza ku byerekeranye n'inkunga, turabizi iby'Abadage barimo cyangwa se Abahorandi, bose ibihugu byose byarasaze byarasizoye. Abafaransa turareba ibyo barimo. U Rwanda ni igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, ntabwo ari igihugu gifite ububasha bwo kwibeshaho no kwitunga ngo tuvuge ngo tuzasavayivinga nk'uko Uburusiya bwarwanya iriya ntambara, ariko nabwo bufite ibihugu bibiri inyuma, ntabwo ari uko bizagenda. Twebwe dushobora kugira igihombo gikomeye, umuzungu ibyo atwifuriza akabigeraho bitewe n'imiterere y'igihugu cyacu cyangwa se n'urwego kiriho. Ariko birangiye iyi ntambara nk'uko nabibabwiye mbabwira ngo ntimukifuze intambara, ntimukenyegeza, irimo kutuganisha ahantu habi nk'u Rwanda cyangwa Abanyarwanda. Rero nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu si byiza, uzi ubwenge senge cyangwa se abisengere, kuko aho tuva n'aho tugana, aho turi kugana ntabwo ari heza. Nyamara aho twari turi hari heza, tuzi ko dufite igihugu kiri gutera imbere cyangwa kiri kugenda ku muvuduko udasanzwe. Ariko birangiye aba barusahura mu nduru, ibyo ari byo byose bari gukoresha ikarita yabo ku butaka bwa Kongo, bose barahindukiye bajya inyuma ya Kongo uko bangana bo kose. Rero nagira ngo ubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubanye, udukande subscribe, liking, sharing, commenting, biradufasha cyane. Gira amahoro kandi Imana ikurinde, n'umuntu umunsi kundi tuzaza tukugezaho amakuru nk'uko bisanzwe. Imana ikomeze kubana namwe, mugire ibihe byiza.